rya Yesu. Haleluya. Izina rya Yesu niryo ryari riri muri Petero na Yohana. Yesu muri Petero na Yohana nibo batumbiraga uriya muntu kugira ngo imbaraga z'Imana zimwinjiremo akire. Haleluya. Ati baramutumbira nawe arabareba. Haleluya. Bambwira ati ngaho haguruka mu izina rya Yesu, asubizwa mu mbaraga. Haleluya. Imana irashaka ko uyu munsi ugira usubiza mu imbaraga, ugira usubiza mu kwizera, ugira usubiza mu ibyiringiro. Haleluya. Imana irashaka ko ugira ubuhindura akagendera mu bushake bw'imbaraga zibohora kandi zikiza. Amen. Imana ishimwe cyane. Nk'uko Petero na Yohana babikoze mu izina rya Yesu, nawe uyu munsi ubasha kubikora mu izina rya Yesu. Kuko Yesu Petero na Yohana bizeraga, niwe n'uyu munsi twizera, kandi niwe n'uyu munsi dukorera, kandi niwe n'uyu munsi tuvugira. Niba uyu munsi mpagaze hano muhagaze mu izina rya Yesu. Niba uyu munsi uri hano mu izina rya Yesu. Haleluya. Yesu arashaka ngo uhagarare muri we kugira ngo gukoreshe ibitangaza, kugira ngo gukoreshe, kugira ngo kuyobore, kugira ngo gukoreshe ibikwiriye. Haleluya. Nk'ibyo yakoresheje Petero na Yohana. Petero na Yohana uyu munsi ni wowe. Petero na Yohana uyu munsi ni wowe. Imana iragira ngo irebe ko muri wowe ufite kwizera kwabasha gutuma abandi bantu bagira ute baguruka mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Reka dusome ku murongo, komeza dusome. Abantu bose babona agenda ashima Imana, baramumenya ko ari we wajyaga yicara ku irembo ry'urusengero ryitwaga Ryiza asabiriza ngo bamuhe. Barumirwa cyane batangazwa n'ibimubayeho. Amen. Ngo abantu bose ngo baramubona ashima Imana, ngo baratangara cyane, ngo batangazwa cyane n'ibyamubayeho. Nawe yaratangaye. Haleluya. Yesu afite ubushobozi kuri bya bindi bikunaniye. Yesu afite ubushobozi kuri bya bindi udafite igisubizo. Yesu afite ubushobozi kuri bya bindi ubona ko bikomeye. Uyu nguyu iyi saha yo gukira ntabwo yari yizeye ko ari gukira, kuko yari azi neza ko agomba gusaba bakamuha ibifatika. Ariko abonye Petero na Yohana, Petero na Yohana nabo barizeye mu izina rya Yesu, ibitangaza birakoreka muri we. Imana irashaka ko muri habamo kwizera. Imana irashaka ko muri habamo ibyiringiro. Imana irashaka ko muri habamo impinduka. Imana irashaka kugira ngo ubone ibimenyetso bikiza abandi muri wowe. Amen. Imana irashaka kugira ngo muri habemo imbaraga zo kwizera gutuma abandi nabo bahinduka bakizera uwo wizeye. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Petero na Yohana bagendeye mu ijambo rya Yesu Kristo kandi bararihamya kandi bararyizera, baravuga ngo haguruka mu izina rya Yesu. Uyu munsi ikiguteye ubwoba ni igice. Uyu munsi urarwaye, uyu munsi ufite ikibazo, saba mu izina rya Yesu birakoreka, kuko mu izina rya Yesu niho hari ibisubizo. Mu izina rya Yesu niho hari ibitangaza. Mu izina rya Yesu niho hari kubohoka. Mu izina rya Yesu niho hari amavuta. Mu izina rya Yesu niho hari kunezerwa. Mu izina rya Yesu niho hari agakiza. Mu izina rya Yesu niho hari gukira indwara. Mu izina rya Yesu niho hari ibyiringiro byo kwizera no kunesha icyaha. Haleluya. Imana idufashe cyane. Imana irashaka ko tuyihamya. Imana irashaka ko tuyihamya. Imana irashaka ko tuyizera. Imana irashaka ko tugendera muri yo. Imana irashaka ko tuyubaha. Imana irashaka ko tugendera mu butware bwayo. Petero na Yohana nta kindi kintu bakoze
byose biri mu izina rya Yesu. Twakijijwe mu izina rya Yesu. Nibyo tugomba gukora byose tugomba kubikora mu izina rya Yesu. Nibyo tuvuga byose tugomba kubivuga mu izina rya Yesu. Imibereho yacu yose igomba kuba mu izina rya Yesu. Kugenda kwacu tugomba kuba mu izina rya Yesu. Imibereho yacu igomba kuba mu izina rya Yesu. Amen. Petero na Yohana bari bahagaze mu izina rya Yesu. Bajyaga mu rusengero bari mu izina rya Yesu. Aho bicaraga babaga bari mu izina rya Yesu. Imikorere yabo yose yari mu izina rya Yesu. Kuko Yesu niwe wari ibyiringiro byabo. Yesu niwe wari ubushobozi muri bo. Yesu niwe wari umunyembaraga muri bo. Yesu niwe wari ibitangaza muri bo. Ntabwo Petero na Yohana bari ibitangaza, ahubwo igitangaza cyari Yesu Kristo muri bo. Amen. Nawe uyu munsi Imana ijambo igitangaza muri Kristo Yesu. Haleluya. Dusome ku murongo, nyemerere wongere usubire mu murongo wa 9 no urangize umurongo, urangize no wa 10. Abantu bose babona agenda ashima Imana. Amen. Baramumenya ko rero wajyaga yicara ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza asabiriza ngo bamuhe. Haleluya. Ngo abantu bose ngo bamenya yuko ariyo wajyaga wicara ku rusengero rwitwa Rwiza ngo asabiriza. Hari uko bari bakuzi, bigomba guhinduka mu izina rya Yesu. Hari ibyo babagamo bigomba guhinduka mu izina rya Yesu. Hari igisuzuguro uhagazemo kigomba kukuvaho mu izina rya Yesu. Hari ukwisuzugura kwari kukurimo kugomba kukuvaho mu izina rya Yesu. Hari icyangiro cyari kikuriho kigomba kukuvaho mu izina rya Yesu. Uyu nawe yari afite igisuzuguriro cy'uko abantu bose bari bamuzi ko ari wa wundi usabiriza, ko ari wa wundi w'umunyabibazo, ko ari wa wundi ugowe. Ariko ngo bari kumubona bavuga ngo ni wa wundi, bagomba kukubona mu yandi mavuta. Ugomba guhagarara mu bwiza bwa Yesu Kristo kugira ngo abantu bakubone mu yandi mavuta, bakubone mu bindi byiringiro, bakubone mu kundi gukora, bakubone mu kundi kwizera, bakubone mu zindi mbaraga za Yesu. Ni gute rero wakora kugira ngo ugire kwizera kwa Yesu Kristo kube muri wowe kandi n'abandi babikubonemo, kandi n'abandi babone ibyo bimenyetso bya Yesu Kristo muri wowe, kandi n'abandi babone izo mbaraga za Yesu Kristo muri wowe. Rutararangiza baramumenya ko rero wajyaga yicara ku irembo ry'urusengero ryitwaga Ryiza asabiriza ngo bamuhe. Barumirwa cyane batangazwa n'ibimubayeho. Amen. Ngo barumirwa cyane. Hari abagomba kuzumirwa kubera umugambi w'Imana muri wowe, hari abagomba kuzatangara kubera umugambi w'Imana muri wowe. Ariko si urabyitwara mute kugira ngo iryo zina rya Yesu ribe muri wowe? Urabigenza ute kugira ngo iryo zina rya Yesu rizatangaza abantu muri wowe? Urabyitwara mute, urabyifata mute kugira ngo iryo zina rya Yesu rizahindura abantu muri wowe, rizatuma abantu batangara muri wowe, rizatuma abantu bavuga ngo uriya ni wa wundi twari tuzi gutya, uriya ni wa wundi twari tuzi ufite izi ntambara, ufite izi ngorane, ufite ibi bibazo, ufite ubu burwayi. Hakeneye kwizera kwawe, hakeneye impinduka muri wowe. Hinduka umenye ukuraho indwara, hinduka umenye ukuraho ibyaha, hinduka umenye ukuraho agahinda n'umubabaro, hinduka umenye ubohora ubugingo bwawe n'umubiri wawe. Amen. Uyu gihe cyose yahoraga yicaye arindiriye abamuha, ariko yabonye igitangaza cye umunsi umwe. Yagize iminsi myinshi yajya ku rusengero rwitwa Rwiza, ariko yagize umunsi yabonye imbaraga z'Imana, yabonye imbaraga za Yesu, yabonye ibitangaza bikoreka ku buzima bwe, yabonye amaguru yakira, yabonye abohoka, yabonye ahagarara ashima Imana. Haleluya. Umunsi umwe bagomba kuzabona ibitangaza ku buzima bwawe. Umunsi umwe niwizera Yesu bagomba kuzabona ibimenyetso by'Imana ku buzima bwawe. Umunsi umwe niwizera Yesu bagomba kuzabona imbaraga zihindura ubuzima bwawe, bagomba kuzabona ibimenyetso bihindura ubuzima bwawe kubwa Yesu Kristo wizeye. Haleluya. Bagomba kuzabona amagambo abohora mu
ku buzima bwawe. Bagomba kuzabona ugendera mu mwuka wa Yesu. Bagomba kuzabona ugendera mu ijambo rya Yesu. Amena. Petero na Yohana cyatumye muri bo ikimuga gihaguruka na cya kimuga kigahaguruka. Bari bafite kwizera Yesu, kandi ukwizera Yesu kwari muri bo niko kwatumaga abantu babohoka bakanakizwa. Haleluya. Imana irashaka umuntu wo kwizera ubasha kubohora abandi muri iyi si, nka Petero na Yohana. Uyu munsi yizere ko uyu munsi uri umwigisha ukwiriye kubohora abandi nka Petero na Yohana. Byizere, byemere, bikore, bihagararemo. Bamuri ayo mavuta, bamuri ayo magambo yo kwizera, bamuri ibyo byiringiro. Haleluya. Bamuri ijambo ryo kwizera ko ushobora kubohora uboshye muri sosiyete ubamo, ko ushobora kubohora mu bo ubana nabo, ko ushobora kubohora mu bo mukorana. Izere ko ushobora kubohora umwana wawe, izere ko ushobora kubohora umugabo wawe, izere ko ushobora kubohora umugore wawe mu izina rya Yesu. Izere ko ushobora kubohora umubyeyi wawe mu izina rya Yesu. Haleluya. Niwizera ko ubikora mu izina rya Yesu birashoboka. Niwizera mu izina rya Yesu ko abohoka arabohoka. Niwizera mu izina rya Yesu ko akira arakira. Izere mu izina rya Yesu ko bishoboka. Izere mu izina rya Yesu ko hari ibitangazo bishobora gukoreka muri iryo zina. Izere ko hari ibitangazo bishobora gukoreka muri izo mbaraga za Yesu Kristo. Byizere, byemere. Musengere mu izina rya Yesu, haguruke. Vuga mu izina rya Yesu, Satani ahunge. Vuga mu izina rya Yesu, Satani agende. Ibiboshye ubuzima bwawe bikure kure. Icyo Imana ishaka ni ukuvuga uyizeye mu izina rya Yesu. Haleluya. Tugomba kwizera mu izina rya Yesu, ibintu bigahinduka. Tugomba kwizera mu izina rya Yesu, ibitangaza bigakoreka. Tugomba kwizera mu izina rya Yesu, ubuzima bwacu bugahinduka. Tugomba kwizera mu izina rya Yesu, abana bacu bagahinduka. Tugomba kwizera mu izina rya Yesu, abagabo bacu bagahinduka, abagore bacu bagahinduka, abana bacu bakagendera mu izina rya Yesu, abavandimwe bacu bakagendera mu izina rya Yesu, kuko twizeye izina ribohora riruta ayandi mazina. Haleluya. Izina rya Yesu rikora ibitangaza. Izina rya Yesu rikiza abarwayi. Izina rya Yesu rihumura impumyi. Izina rya Yesu rikura abafite ibibazo mu bibazo. Haleluya. Kuko ni izina ritarondoreka, ni izina riruta ayandi mazina yo mu isi yose, ndetse no mu ijuru nta rindi zina atari Yesu Kristo. Iryo ni ryo zina twizera, iryo zina twemera, iryo zina duhamya. Imana irashaka uwo kuyihamya mu gihe nk'iki. Petero na Yohana wo mu gihe nk'iki ninde? Izere ko uyu munsi waba Petero na Yohana. Byizere, byumve, bihagararemo ko uyu munsi ariwe Petero na Yohana ubasha kubohora abantu, ubasha gusengera abantu bagakizwa mu izina rya Yesu. Byizere, bihagarare, mu bigenderemo, abantu barabohoka mu izina rya Yesu. Izina